ntago bibambaho na rimwe. Njyewe trip yanjye itaraba narose ngo tugiye gukora trip ngo biranga we ngo mbona abantu ngo bari kurira imodoka ngo ibiragiye ngo dukoresha ngo niba ari ngo ariya ngo twakoresheje ngo abantu banjye ngo babuze ukuntu bagenda ngo burira ngo igikamyo ngo cya peteroli bro. Mu gitondo ni mwangutse nibwo nabyibutse ko narose tata we ariko byabaye cyane ko numva ufite impano nyinshi iyo guhanura yo ntayo ufite. Ntabwo njye mpanura oya ariko umuntu urota kuriya ubwo nabwo ni ubuhanuzi riri ubuhanuzi buba mu bintu bitandukanye. Njyewe trip yanjye itarapera njyewe nigeze kurota ndi gutegura trip nyine bisanzwe nari ndyamye ngo ndota ngo turi gufata imodoka ngo tugende ngo abantu banjye ngo babura ahantu bajya mu modoka ngo bajya kurira ngo igikamyo ngo cya peteroli ngo cyari kituri imbere ngo cy'umuhondo. Nakangutse mu gitondo bari bwo mbyibuka ko nabirose itamvuga ni burya trip nta yari hari nuko ntigeze mbimenya mba narabiretse kera. Iri ngo guhanura bihera mu nzozi buriya mu myaka iri imbere turakubona utubwira ratarire impamvu nanjye mvuga ko ibyo bintu bizayikorera nakumvishije pe mu mwaka umushize narifite girlfriend muraho netayimu ikintu yarotaga kuri njye cyabagaho twumve nkunda Yesu amakuru meza turashima Yesu umeze neza ndamahoro barimo kutubwira ngiye kukubwira ni wowe urimo umuhanuzi ukomeye. Impano ya mbere yabaye ku isi ni impano y'ubuhanuzi yo kurota shuwa ku isi no muri Bibiliya n'ubuhanuzi bwo kurota. Igihe Yakobo yarotaga yiseguye ibuye yararyamye yiseguye ibuye abona ijoro rikinguka abona abamarayika bazamuka abandi bamanuka wazamukaga yazamukanaga ibyifuzo undi amanukana ibisubizo. Girirwa amahirwe rero yuko nta ibintu byinshi ngewe bimbaho mbanza kubirota before ngiye nta bantu bajya bampemukira ntabibonye mbere nta nubwo ngiye n'aba ex banjye twajyaga gutandukana mbizi neza ko ngiye nawe tugiye gutandukana ku buryo nta kintu kintungura kuri wowe kibaye. Nizere ko ari wowe wahita bajyaga kunyirukana mbizi ko bari bunyirukane. Nizere ko ari wowe wahita kubatanga kubakatira. Hoya njyewe aba ex oya umvukuntu ndi fake ndabibona narangiza nkakomeza ndaho ngaho mpaka nyine birangiye nkahita mvuga ni namanza ngagushwishwiburiza mbere oya ntabwo njye nabikora kubera ko ikintu impamvu Imana ibikwereka impamvu ubibona nk'uko ni ukugira ngo bitazagutungura n'ibiba. Imana ibikwereka kugira ngo bitazagutungura. Njyewe hari n'igihe ndota nkabyibagirwa mu gitondo wabimbaza simbe kubwira. Umuonkere wanjye ajya gupfa nabanje kubibona mbona yicwa n'imodoka nangije yicwa na moto ni impanuka nyine niyo yamwishe uko nabirose exactly. Mama yarampamagara ambwira ngo John arapfuye ntishwe n'iki ndimana umva ni bintunguye sinanashakuje ati kutababaye kandi waramukundaga ubwo nyine Imana yamujyanye niko byapanzwe nuko ndicecekera ndiherera amarira nge mba narayarize mbere ajya nigeze kurota mama wanjye ngo apfa ntari icyo kintu uyu muntu pico muri comment ariko mana ubu se ko nzakurongora warabibonye mayine njyewe umugabo uzandongora ntago muzi ariko naramubonye mu ishusho aranirabura yego se ubu inzobe zajya zigutereta uzikatire njyewe umugabo wirabura umugabo wanjye ndabizi ko yirabura. Aha utavuze ko ari na muremure se cyangwa mugufi ibyo burebure ntabyo mbibuvuge riri umva kuri icyo kintu uvuze nagitangaho ubuhamya njyewe umugabo wanjye ndamuzi ku buryo bino bintu byose abantu baba banyibwirishwa nta kintu biba bimbwiye riri njyewe naricaye n'ahantu azaturuka ndahazi mafiteho amakuru riri njyewe naricaye ndasenga mbwira Imana uburyo bizacamo ndabuzi reka icyo ntazi ni umunsi reka njye mubwire njye naricaye
before ko mba married icyo gihe twe twagiye gusenga ndavuga mana sinkiranuka urabibona nje imbere yawe ariko umugabo nshaka ni uyu nguyu umeze gutya reka mubwire mwa bantu mwe iyo usenze ukatura ikintu kikubaho ni ukuri njyewe ko namusenze gutya niko Imana yamumpaye ubundi icyo usabye Imana nicyo njye ntabwo nigeze nsengera umugabo ngo mvuge ngo iyo nza gusengera umugabo kera wenda mba mufite ngira ngo narakererewe njye naramusenze aho nafashe umwanzuro wavuga ngo ibi bintu reka mbisengere naramubonye pe noneho namubonye mfite sheri w'inzobe w'umwana noneho siko nari igihe usenga bakakubwira ngo tumaze imyaka nk'umunani turi inshuti numva tutatanduka uzi iyo bakubwiye ngo musheri muri kumwe ngo muri guta umwanya noneho umukaritasi sha akazajya nyitwaraho nabi nkamubabarira akanyereka ukuntu ankunda nyine akanyereka urukundo rwinshi nangiza nkazajya ndyama nkarota ngo yanyambitse impeta itankwira bro umva picu ngo arota umurokore bari gusangira primus noneho ubwo uzi njyewe nababwira ukuntu narose mama wanjye apfa mwabana umwe nakangutse ndi kurira amarira atabaho nararize ngo abazarama ngo iyo umuntu arose umuntu apfa ngo abazarama ngo ahubwo iyo urose umuntu yambaye nk'agatimba kubera njyewe inzozi zanjye ndose ziba rindira wumve nyine inzozi narotaga ndi kubabwira ko ari ugupfa ariko ntabwo mu nzozi byari birimo gupfa ukuntu byagenze njyewe ngo narashatse narashatse ngo twaragiye njyewe na murumuna wanjye ngo tujya hanze twa turi mu kindi gihugu ngo bahita bahamagara ngo mama yapfuye barampamagaye ngo mama wanjye ngo afite ubukwe ngo mubona yambaye agatimba ubukwe ni bubi shaho ijwi rihita rimbwira ngo mama wanjye arapfuye nararize ndirira mu nzozi nkanguka nkiri kurira uzi ikintu nakoze Liam you're welcome uzi ikintu nakoze nahamagaye mama ndamubaza uko yaramutse arambwira ati sha ati narose nabi ati narose ibintu bindi uzi ko neza pressure imereye nabi kubera naraye umwuka wenda kumerana numvaga nijoro ngiye gupfa bitamvuga byanze bikunze nijoro ibintu narose narwanaga n'imbaraga ziri kuniga mama narakangutse kubera n'amarira menshi ndangije ndasenga nirukana ngo urupfu kuri baba ngo ndarwirukana ndaje ndongera ndaryama kambabwira isengesho rirakora niyo mpamvu mbabwira nyine Jane uracyari kuvugana na mama iyo riri uzi ikintu biba bisaba kugira isengesho rikore nyine izera uvuge ngo muri iri sengesho ibintu ngiye gusaba cyangwa ngiye kwiyaturiraho ese bizaba ukiyumvisha ko biri bube udashidikanya birakora pe gusenga birakora cyane nyine cyane noneho iyo ubishobora ukajya ufata umubabariye ariko iyi scorpion yaje iwanjye ntabwo yo nayirose niyo mpamvu yaguteye igutunguye ese rero ni scorpion ya nyayo cyangwa scorpion ya nyayo kandi nabipostinze nabiberetse nibwo njya social media right now arenze uko scorpion ndiba mu butayu ntabwo nenze uko iba nanjye niko mbizi niyo mpamvu nyine namubajije ati ni ya nyayo ko ngenzi ko scorpion iba mu butayu akenshi na kenshi hano hashyuha hano hameze gutyo abantu mwese mwazamutse kuri live yanjye nubwo nta kintu mwigezemo mumarira mutanankanzeho mwakoze kuza mwavuze nabyo byari bihagije byari byiza si byari bibi Imana ibarengere rero turi kumwe ngiye kubasezera kamfunga ino live manuke ariko ikijyanye n'amagi ya scorpion cyo ndashaka ukuntu mwakigenza riri njye uzamuye nagira ngo usobanure utaragenda nsobanurire iki kuri ibyo bintu by'inzozi narigeze hano numva uri kuvuga ngo warose uri gutegura trip uriya noneho abantu babura imodoka binsobanurira sheri oya ndi kukubwira icyo ugomba gukora
ntuzajya urota ibintu nk'ibyo. Ujye bigenda ute? Njye nkora iki? Urumva nyine kuba Imana yahisemo kuba izo nzozi yazigucishaho, ntabwo yariyobe ko ari wenda nk'uko warose wenda ngo ko wapfa, ntabwo yari biyobe kuba yabizimucishaho we akabyirotera ariko ukabirota. Ni ukuvuga ngo iyo iguhaye inzozi ibikubwiye ko ufite ijambo rya nyuma ku kigomba gukurikiraho. Byarashobokaga ko wari busenge ugakuraho urwo rupfu kandi ntafe. Ninde? Mubwira ngo arakoze. Nta kibazo urakoze rata kubengerere ne. Sawa. Bambigenza uko mbihagarike. Urakoze nkunda utiki. Nkunda Yesu. Amen. Mama kumbwira ngo iki?